umwe ni imyenda uyifure umuntu wenyifure ariko we wibonye iki igihe cyose nakwihorereye urumva ngindi ndavuze ngo ubifure umva unyibeshaho cyane ntayo mfura ahubwo yifata ugenze ndavuze ngo urayifura nyisange yari ku mugozi umva ushobora kunyitiranya cyane ntayo mfura ubimenye neza ubimenye wanyifatiye neza ndavuze ngo urayifura hano mu rugo rwa musaza wanjye igihe cyose nakwihorereye nawe ugatinyuka nta soni iyo mubuze abagabo muza guhagira mu rugo rwanjye wowe wamubonye byakumariye iki naba nanjye ndamufite warabyaye turabibona naba nanjye ndurimo njyewe ngo ntabwo yifura ngo ntabwo ugira gute ngo ntabwo ugira gute ngo ntabwo ugira gute ntabwo ugira gute ndakubwira kuri imyenda nayo mfura nayo ndakwereka mu kawugiye imyenda ndayifura ugire vuba ahubwo uretse mabyishinze ikigabo cyawe umugabo ndavuze ngo n'utayifura umwe nurara muri iyi nzu ndakubwira ahubwo wowe nuyirara nurara muri iyi nzu ndaho nitwa biju umugabo wanjye nadahitamo kukwirukana nawe sindurara umenye ko hari umugore mwiza nta soni hagarara wereke hagarara ariko sheri njyewe maze kurambirwa rwose imbabarire umfashe kandi unanyumve sheri uru rugo rumaze kundambira iki mushiki wawe none hangeze hano yakugize ate se kandi aracaha ngo nimese imyenda aracaha ngo ninoze ibintu ntazabiraruje nimba nabaye umuyoboyi waha simbizi biju ni umukobwa mubi cyane biju akantuka ngo simbyara sheri uhitemo ngewe cya mushiki wawe ko mbizi ko yitonda ko ibyo numva adashobora kubikora biju rya shitani ry'umukobwa ndabizi ko yitonda ntabwo ibyo yitonda sheri gusa umenye nudahitamo genda ukaburira n'ibibazo nk'ibyo ngibyo byose ntagire ikintu umubwira sheri nakundi nagira kundi wagira iyo ubimenyesha nako ngize imana dore ngo biju araje biju ngwino hano Yiriwe. So wajya uvuga Yesu ashimwe. Niyo ko nakira agakiza. Yesu ashimwe. Ahimbazo. Niko bejo. Ushobora kumbwira impamvu iri gutoteza mwiza ngaho. Mubuza amahoro. Uyibese ko ngara umugore wanjye. Ndiki. Umugore. Haryo ubwo nawe. Umva umugore nk'abandi bose. Umugore. Iyo wireba wowe ubona uri umugore utabyara ingumba nge ngubona nk'ivaze baguze bakayitereka hano muri uru rugo ngo tujye tuyireba umugore utabyara ni nka parfite agira impumuro wabaye umugore ntabwo wasize ntundorera hari icyo atakweretse Biju sheri ibi ni ibyo kweretse gusa ndakubwira uhitemo njye cya mushiki wawe urumva ko ubuzima sinabushobora kubamo washiri humura wikumva amagambo y'abantu bise nakuntuki imbere kuko Yesu ashimwe. Ugiye he? Sheri wamba bari kokuga. Sheri wamba bari kokuga. Wamba natse kugenda. Nukuri bara bigenda sheri. Baba rwose nakwingiza. Mana yanjye wamba bari sheri. Wamba sheri wamba bari. Senda kwingiza. Wamba sheri ngubwira. Ndakwinginze mbabara wigenda. Nikumva amagambo y'abantu. Abantu badutaranye. Ishyira hirya. Mbabara rwose Imana izakora ibitangaza mbabara wigenda. Wamba bari kare kugenda. Mana we. Uzi gusigaye mbaye wandi.
hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Genda ucyure umugore wawe. Pardon. Cyari korohereza inyuma sashe mazi hasikare mu rugo nta kibazo biza kandi arinde ari mu rugo nta kibazo bihari mama biriwe neza utakingura imiryango ni karibu wagira kuguheza imana kuri mwiza ubwo ni ibintu uri kwisiga byakongera ubwiza sheri utansubiza no kuba kutari kunyumva ariko ujya wuzura mu mutwe impamvu uragusubira no kumbaza ubusa ndakubaza ubusa umva umbaza ubusa nyine kandi anakwiyamye
uriya mugabo ntabwo mukunda uyu mwana wawe niyo mubonye gusenga gushobora byose mama nta gihe ntasenze ariko kugira ngo azanyinjire mu byaranje gusenga nibyo biba ku rugo ahubwo nzi ko umaze kumenya umukiza gusenga ndasenga ariko nimba imana itanyumva uriya mugabo birakumva kandi imana ntabwo isubiza ako kanya komera usenge bonke twonya nzi mu maraho bonke rero agiye kuza aravuga ngo ashaka kuza kugusura rero yaje kugusura akumuzi ko nkumbuye na tante buriya mama bonke ari aho ameze neza twasize agiye mu murimo w'imana ndamushaka cyane nzamusure muzehe cyari aho aho sashi makuru neza asante sashi cyari mukomeze kumera ahageze mu bageni n'ikiraro cyiza cyane mukomereza aho ngaho ikare Ite jean Paul makuru Yesu ashimwe shari amakuru y'ingenzi aturaho usanze umaze akanya hano nahageze umufasha wambwira ko agiye mu murimo w'imana tumaze iminsi dufite igiterane muri Serena abakozi b'Imana bari baravuye hanze badufata umurimo w'Imana buriya ni byiza umurimo w'Imana nturangira ni uguhozaho Charles usanze umufasha wawe maze kumubwira ko ufite urugendo igihugu cyongeye kungira icyizere ubu ngiye guhagarara u Rwanda muri Amerika birashimishije rwose Imana ihabwe icyubahiro amen haleluya mu minsi mikeya nigiye kuba ambasaderi w'u Rwanda New York haleluya akaba ariyo mpamvu naje kubasezera ngira ngo musigare amahoro kandi mukomeze mu murimo w'Imana amahoro natwe mudusobere umugisha muzehe uzagenda amahoro ukubasengera tukabaragiza Imana iyo mugiyemo mu kazi mugiyemo Imana ikabafasha mugakora neza kandi nizeye ko muri kumwe nayo mukazagasoza amahoro Imana yakomeza ikigaragaza ibyubahiro byayo dadi uretse kugenda nkubwire ndakumva papa kuko uransize ntabwo tugusize mwana wanjye tugiye mu kazi njye simbyumva ko nasigarana na kiriya kigabo uriya ni umugabo wawe mwarashakanye kandi aragukunda kandi ngusigiye tante wawe arakijijwe si nguyu azakuba hafi nanjye ubwanjye nzakurikirana ubuzima bwawe hafi oya papa kiriya kigabo sinshaka arakijijwe gusigiye na mubyara wawe bonke aragukunda kandi nawe ukamukunda sibyo ariko muzabanguke tuzabanguka Uncle bye bye uzasigarana na kazina wawe kandi muzakundana ndagukunda cyane mama ndasigarana cyavuke papa nta kibazo aragukunda akazaza n'ukundazi Allo? Yes, sir. Ariko sura mu kikondi kugenda mu. Umbasha ntabwo meze neza ko stress zigiye kunyica kubera famille y'umugabo wanjye. Bamereye nabi cyane. Umva buretse cya kigabo cyaje. Nawe.
ese ugutwaye ese umuntu kugwa mu kirenge sarapfa sheri ubwo se we kirasa gite sikoma hasi aho kandagiye hasi sheri watuma nirukanga mama hari ikibazo se wirutse shaza nana umva sheri mboreka mubwira kigeze bebe so biteye sheri mbobara boss mubwira ambwira sheri ibintu nkora mutuma mukunda cyane nase ngiye kugira ngo nanga ko nkunda umva sheri mba ahubwo ufite ikibazo kimwe cyo kibazo mbabarira iyo ndebye ibintu turimo natisa ko ngiye gusubira kuri kiriya kigabo mpamvu agahinda kanyije none gira uko ushoboye kose tugende bako sheri uzi ko ari ugupfa kugenda sheri ntose hari ikindi gisigaye ese ufite ibyangombwa ntose ntabwo uzabishakira utangiye kunyigarika gutyo mbese uzi ko umugabo wawe yakwemerera kugusinyira nese wari uzi ko washobora kugusinyira kuri visa umugabo wawe atabyemeye ndetse wabimenya ko ufite umugabo ntabwo mwasezeranye ariko nshobora kumucika umva nkubwire ikintu ushaka urumva ndashaka ko wica umuginga iki njyewe ndakubwiye ngo ndashaka ngo wikize umuginga uwo muginga sheri umugabo wawe nimba ushaka ko tugenda right ndashaka ko umwica ariko sheri nawe ntukananize ubwo urumva ntashobora kumwica sheri nakoze byinshi ariko byo kwica byo ntibirimo kubera iki se hanyuma se abandi bagore bica abagabo babo barusha iki cyangwa kurusha iki sheri ubwo wowe wanyica ukabishobora ndakubwiye ngo ndashaka akapfa nimba ushaka ko tugenda mwicane sheri nta mbunda afite ngo murase sinashobora no kumutera icyuma nakora iki ibyo ntabwo bindeba wamuroga wamumena haside wamwokesha ipasi agapfa nje icyo nshaka ni ukumva ngo yapfuye sheri birankomereye sheri Halo. Umva Samusoni. Urabona umugabo uje gona pick up. Mumpere amakarito 30 y'amakaro. Mumpere n'imifuka 50 ya sima. N'amajerekani 7 irangi. Kandi ugiye gukora fagitire koresha za mashini Rwanda Revenue yaduhaye. Urazi ko bisigaye bikomeye. Sawa sawa. Nanjye ndaje mu kanya. Sawa sawa. Hani. Wow. Byiza cyane. sheri kutanywa ariko ntabwo iryoshye ahubwo uranyongera neza nko vuba vuba ukamara ndazana iyindi sister
wagiye ku kazi? ndumva ntameze neza. Sheri, kamusigaye na Bijou muganira. None se nkukeneye. Sawa. Bijou, ko mbona utameze neza? nabyutse ndwaye umutwe. Noneho ushakira Hedex. Tumenya no gushakira umwana kuzana Hedex hano kuri pharmacy. Kudusuye bwije. Yesu ashimwe mama. Ahimbazwe. Yego twazi. Ntabwo bwije cyane Bwije cyane. we numvaga mbakumbuye. Iyi ni amahoro. Karibu. Ni karibu mu nzu. Ntacyo gufukira hano. Anti karibu rate. Anti twakiriza iki? Ntabwo uzi ko uyu musore wa gatatu usa amasengesho y'ababyeyi siko nta kintu umuntu afata. Anti n'ubu uracyansetse. Wowe n'amasengesho yawe adashira ukaniyiriza. Ariko anti uko si ukwikebagura. Imana ntabwo ikunda abantu bikebagura. Sheri, ntabwo uzi ko ubwami bw'Imana butwaranirwa kandi intwaranizo ugishamo imbaraga. Nawe gusa urabizi. Ariko nari mfite ubutumwa bwawe hari icyo Imana yari yakuntumyeho wowe umwiza, hari icyo Imana yari yakuntumyeho. Njyewe anti njyewe Imana ikuntumaho. Imana anti ariko tuza mwana we ntacyo ntabwo ari ikintu gikomeye cyane. njyewe yakubwiye iki se? Humura, hari ikintu kigiye kukubaho. Kimbaho? Igiki? Humura mwana wa ntacyo. Oya anti mfite ubwoba. Humura ntacyo ariko Imana izagufasha muri byose. Ndihuse rero, ndihuse reka ngende. Ntatinze ahubwo anti wakoze ariko ugahora usenga cyane ukimenye. Ndare nkimenye. Humura Nta kibazo Imana ishimwe. Wakoze cyane anti. Kiriya gipimo anti ambwiye. Anti ndamuzi. Ibintu akunda kumbwira byose biba byo. Kandi anti Imana asenga ni Imana nyamana pe. Se kiriya gipimo yambwiye ni iki? Ese bishatse kuvuga iki? Ambitega amaso. Mwana mbe hafi. Ariko ibintu ndimo koko ubundi byo byaba mu mahoro.
uri umugaragu wanjye nkunda kandi nishimira. Igihe cyo guterera imisozi kirarangiye. Alo? Bite Austin? Tuvuga nkaho utamenye. Austin kuki uri umwana mubi? Kuva narwara wahise unyanga ntabwo wigeze uza no kunsura. Iki? Indege? Oya. Austin, ukansiga. Austin, ntukamemukire gutyo. Unsige. Ukabona ko ndwaye kanseri. Yesu ashimwe. Umaze kuremba? Nise gukomeza kuremba. Izi umuriro mwinshi. Ufite n'umuriro? Mwinshi cyane. Ese kuri aba baganga bavuze ngo nitumucyure mu rugo. None ukaba ureba papa we cyakora yantelefonnye. Yambwiye ngo nyuma y'iminsi 3 arabageze inahangaha kugira ngo nyine barebe ukuntu bamujyana mu Busuwisi kugira ngo bamukorere bya bizami. Rero ko ikintu badufashe ga kanseri ni indwara mbi. Imana igomba kwesha icyubahiro ntakundi. Chérie. Ndisima ko ngubo. Ibi nashakaga. Kumva sishaka ko Chérie abasabye. Akara kaje. Uya Chérie buri umusheri mbabara n'ukuri kw'Imana zahana amasaha ageze. Chérie iyo ubona tumaze imyaka 2 tubana ntabona kana kanyita mama. Chérie wumva ntababaye. Chérie uri njye ugenda iminsi 3 wihaye amasengesho nanjye nafashe mu mwishe kugira ngo Imana itwumve vuba. Urumva naterera iyo njyewe. Chérie urumva wari kunsiga inda nkayibyara. Austin inda nayikuyemo sinari kwigumana. Mbabarira. Iyo ndebye ibintu turimo natisa ko ngiye gusubira kuri kiriya kigabo. Ariko ujya wuzura mu mutwe impamvu uragusubira no kumbaza ubusa. Nambere nzo gusaba imbabazi. Imbabazi? Nakubaje cyane. Ntabwo mukiri. Nagutesheje umutwe. Nagucaga inyuma. Sinabikoraga. Akora gusabye imbabazi ku minsi yanjye itabona n'ibiki. Papa na mama bahoraga bansengera bansabira Mari zamisho iherezo ryiza. Nawe mbabare wenda iherezo ryiza. Ndakubabariye kandi none ndakubabariye hose. Kandi ijambo ry'Imana ni uko tugomba kubara bagenzi bacu nk'uko Imana itubara ibyaha byacu. Urakoze.
Amukomeza gusengera Imana ikazakora ibitangaza uzakira. Umwana ntacyo umura Uhamagara abaganga. Muzana amazi. cyari bigenze gute? No. Bishoboka. ntabwo bishoboka. No, ntabwo mbyumva shini. Shini wanjye mbabara bisigara y'umubabare rwose mbabara wigenda. Mano. Yarangire ngabwirwa ureba. Mama wenda mubwira iki? Smart. Mana kuki none kubimberaho gutya ko? Bana wagera fuye cyane se. Ngane tante ngane. Bana wagera fuye. Sasa ndamubwira iki? Cyane se. Bana mbyemere iki? Yo. Bana wagera kiri mutoya. Bana wagera fuye atabyaye. Oh ya, Charles. Ndabwira iki papa we? Papa ndamubwira iki? Oh, hallelujah. Uwiteka Mana, Mana nyiringabo, Mana nyiribihe, Mana nyirijuru, igifite itangiriro kigira n'iherezo. Vuga cyane. Action. Urabushare. Madame aratubwiye ko uranye zivuga butumwa. Ubu buratinda mu niyo. Kudumbura n'ubukubita. We, action. Oya ndumbura hasi. Gusa, oya reka mpindukire kwa ngo binyorohere. Ubebeza nabi hasi. Oya kwa ngo binyorohere, kwa ngo binyorohere. Oya ndaryama unkata mukuru. Shiri. Ndahari. Ariko abanje kukudumbura. Mwambare nkabikura gutya atawumvise hasi. Ako bitazava ngo buze ubwenge. nkabanyewe ko kaba nkose. Abatara gasitore reka tubanze dukora ino sene. Okay, musinzire. Uri kudufata Pastor w'abanyamaguru. Mwizina rya Yesu Mana dore Imana hiri Imana. Rero kana batayikuri mwizina rya Yesu. Yesu ni imbaraga rwose. Haleluya, haleluya. Uradusatse uve muri modoka. Hano nawe ni utarira bakwanze ndakuga. Kirere dore zo ndimo ndabonamo akagapeti hano nanjye nyibona. Okay. Okay, twagiye. Ready? Action. Nakubwiye ko umugeni wanjye Imana yamuteguriye. Ntabwo ari we rero. Kandi unyumva.
twagiye Okay, riva action. winkora hano urimo tumugo nko duturura atahandi hano winkora hano muri kano kabomba mbona kora hano tumatekereza ibintu byinshi Guhita muri mood. twagiye twagiye Action. wambaye yaraturengeye nzagushima igeze tuyu mubiri nzacuranga umuriza ababaye icyama mwami bazagera iwawe nibwo nzagushima uko bikwiriye nzagushima igihe tuyu mubiri nzacuranga umuriza ababaye icyama mwami bazagera iwawe yesu we nibwo nzagushima uko bikwiriye nzagushima